Amen, amen. Turishimye kuba muri iki gitaramo cy'amakesha. Dushimiye abasenze, dushimiye abaririmbye, dushimiye n'umugaragu w'Imana urangije kudusabira kugira ngo Mwuka Wera tuyobore kuvuga amagambo ya. Yego. Rero natwe turabanza tubihanganishe, dukomeze muhumurike mw'isi wacu. Yego. Ibi turimo tubona Yesu yarabikorewe ubwe umwami wacu. Yego. Intumwa zatubanjirije zarabikorewe. Muribuka ko hari abakaranzwe mu mavuta atetse. Muribuka ko hari abakubiswe inkoni z'uburyo bwinshi. Yego. Muribuka ko hari kubirwa kugira ngo bazaribweho n'inyamaswa cyangwa se irungu ritabice. Ibyo byose byaciye intumwa zabinyuzemo. Bivuga ku isi nuko niko kwayo niko iteye. Yego. N'abayikorera n'abayirimo batazi Imana batatinya Imana ntabwo bakora nk'iby'isi, niko bimeze. Ariko abizera dufite ibyiringiro ko hari indi si nsha tuzagomba kujamo. Rero mukomere kandi Imana ibakomeze mu izina rya Yesu. Amen. Tudatinze rero turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka. Bwiza ngo bwanditse na Luka igice cya 10 n'umurongo wa 20. 10 no kuri 20 muri Luka. Yego. Aravuga ati, ariko ntimwishimire yuko amadayimoni abumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amina. Amen. Reka dusubiremo. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amina. Amen. Aya magambo ni Yesu yavuganye n'abigishwa be. Yabwiye abigishwa be babandi 70 yatumye bamubanzirije mu birorero no mu masinagogi aho yagombaga kuja no kunyura. None arabanza arabatuma, arababwira ati nimugende. Haruguru y'aba principe arababwira ati aho bazabakira muzabasigira amahoro, aho batazabakira ntimukabaha amahoro, ndetse muzakungute n'imikungugu mu birenge byanyu. Abatumira mu masinagogi atandukanye. Nuko baragenda bigishwa. Bagarutse ni haruguru kuri 17 niho bagarutse bamubwira inkuru y'ibyo babonye. Bagaruka bishima cyane, bavuga bati madayimoni yatwumviye mwigisha wacu, n'indwara zagiye mu izina ryawe. Baje bafite umunezero bavuga ngo databuja, amadayimoni yatwumviye
n'indwara zakize mu izina ryawe. Amen. Nuko Yesu arabitegereza arabareba. Abitegereje abona ko ibyishimo byabo byagarukiye aho, kandi abona ko byabanejeje, byari n'ibikorwa byiza, bari bakoze ibikorwa byiza. Urabona ibo kuri bo babonaga bihagije. Ariko Yesu we kuko yarebaga cyane cyane icyamuzanye mu isi, yemera kuza mu isi akambara umubiri agahinduka umuntu akabana n'abantu. Iwe yari afite intego itari yuko amadayimoni abasha kumva n'indwara ngo zikire gusa. Intego ya Yesu kwari ukugira ngo abantu bagire ubugingo buhoraho. Yego. Haleluya. Haleluya. Niyo yari intego nyamukuru Yesu Kristo yamuzanye. None urebye haruguru, nanone haruguru ku 19, hari ibyo yari ababwiye yagiye kubatuma. Yarababwiye ati ariko dore mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Yego. N'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizajya ico tubatwara rwose. Noneho arareba abitegereje, abona bataramenye yuko bahawe izo mbaraga. Amenye yuko batamenye ko bahawe ubwo butware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Yego. Amenye yuko batamenye yuko bahawe imbaraga zo kwirukana umwanzi wese, kandi nta kintu na kimwe kizagira icyo tubatwara. Ariko ntibahishurirwa, ntibagira amahirwe yo guhishurirwa yuko agakiza kaje muri bo. Yego. Kandi bafite ubugingo buhoraho muri bo. Noneho Yesu we amaze kwitegereza ibyo, arabareba arababwira ati ariko mwebwe ibyishimo byanyu byari bikwiye kwishima yuko amadayimoni babumvira, cyangwa se yuko indwara zihunga zigakira. Icyangombwa nuko mwakwishimira yuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Haleluya. Amen. Uyu munsi rero bavandimwe banje, hamwe n'ibibazo turimo turicamo, hamwe n'intambara turimo n'ibibazo byinshi by'uburyo bwinshi bibabaza imitima, kuko bagiye basenga n'abandi bafite ibibazo bibagose by'ibirwara n'ibindi. Dufite ico twabonye kiruta abandi bose. Dufite ubugingo buhoraho. Amen. Rero umutwe w'aya magambo nashatse kuvuga uyu munsi mu mwanya mutoya tuja kumarana, nagira ngo muhe umutwe uvuga ngo niki abakristu bakwishimira kuruta ibindi byose. Niki twakwishimira twebwe abakijijwe kuruta ibindi byose? Niki cyatunezeza kuruta ibindi byose? Ese nuko amadayimoni aduhunga? Ese nuko twaba abatware? Ese nuko twatunga ibyo mu isi birenze ubugero bya mirenge? Ese nuko twaba bakomeye? Ese nuko twagira imiryango ihambaye?
nuko twobona uko twihorera mu batugirira nabi. Ese nuko twahabwa imbaraga zo kubagira uko dushaka. Ese nuko dufite ibiduhagije cyangwa se tudafite ikitugoye. Nicyo cyatuma twishima umunezero wacu abakirije. Niyo mpamvu navuze ntese niki abakirisitu tugomba kwishimira ku bindi byose. Igisubizo nuko twakwishimira yuko amazina yacu yanditswe mu bwami bw'ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo kwishimira ni byinshi. Cyo kimwe n'ibitubabaza ko ari nabyo ari byinshi. Yego, n'ibitunezeza byo muri iyi si nabyo ni byiza kandi birakwiriye ko tubikora tukanabiharanira. Tukanabishaka. Kuko burya umuntu icyo ushaka nicyo ubona. Yego. Kandi ntawe ujya ubona atashakishije. Oya. Dushake ibyo mu isi ariko turusheho gushaka ukuntu kwandikwa mu ijuru. Haleluya. Amen. Dushake uko twandikwa mu ijuru. Duharanire kubishakisha uko twandikwa mu ijuru. Bitunezeze, biduhindukure ibyishimo. Izo nkuru nituzimenya tukamenya ko twanditse mu ijuru, bidutera ibyishimo, bidutera umunezero. Umugaragu w'Imana avuye kuririmba indirimbo yaririmbye irasa n'isobanuro ya magambo. Kwishimira yuko ari kumwe na Yesu, kwishimira ko afite Yesu, kunezezwa nuko afite Yesu, guhumurizwa nuko afite Yesu, agendana na Yesu, ari uwa Yesu. Amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Yesu arebye abigishwa be arabitegereza ati babandu Mana we ubu ibyishimo byabo nuko amadayimoni yabumviye. Nuko indwara nakize. Ntibazi kuko bahawe ubutware. Ntibazi yuko umunsi bagenda batuma yuko twabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Bahawe imbaraga zo gukandagira ubushobozi bwose n'ibindi byose byo muri iyi si. Ntibazi ko ari ibyabo. Yego. Ntibazi ko babihawe. Haleluya. Haleluya. Ntibyakagombye kubanezeza, ntibyakagombye kubabera ibyishimo bitangaje nk'ibyo bazanye banereka. Ahubwo mugomba kwishimira, mwebwe icyo mwagombye kwishimira nuko muhakikisha, mwemezanya n'imitima yanyu yuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Amen. Noneho hepfo kuri 23 23 muri iki gitabo nyine cya Luka ku 10:23 Yesu yarababwiye ati mwebwe urahirwa. Yego. Kubera ko amaso yanyu areba ibyo mureba ubu. Kandi ndababwira ukuri yuko abahanuzi ndetse n'abami bifuje kureba ibyo mureba ubu ntibabibona. Ntibabibonye, ntibabigezeho.
bashatse no kubyumva babyumvisha amatwi, abantu barabihanurirwa n'abahanuzi barabihanura. Tubisubiyemo murabizi abahanuzi nka ba Yesaya bahanuraga ibya Yesu, bagahanura kubivuka rye, bakahanura n'ubutware bwe barabuhanuye n'ibindi byinshi, ariko ibi barabivuze ntibabibona. Yesu rero ati murahiriwe mwebwe mureba ibyo muriho mureba, kandi murahiriwe mwebwe mwumva ibyo muriho mwumva ubu. Ibyo yababwira ibyo mwumvana njyewe, kuko yababwiraga ati nije nzira n'ukuri n'ubugingo, nije soko imara inyota. Yabwiraga wa Musamariyakazi uzaho, iyaba waruzi ugusabye amazi wari kuyamuha kugira ngo nawe aguhe amazi y'ubugingo utazongera kunyota ukundi. Haleluya, haleluya. rero yashatse kubishurira, arababwira ati mwebwe mwagize amahirwe murambona, turicaranye, turi kumwe namwe, turagendana. Abari bakomeye kubaruta ntibigeze bambona, ntibigeze bandeba, ariko murahirwa. Ndabita abahiriwe kuko turi kumwe namwe. Haleluya, haleluya. ariko aya mahirwe ntabwo abantu babihishuriye. Araho yavuze ati ariko ibi nabyo ntabwo binoroshe kubimenya haruguru, haturetse ko Imana cyangwa se umwana yabahishurira ubwo bwiru, akabibahishurira mukabimenya. Njyewe ubwanjye nkabibahishurira mukabimenya, mwari kuba mwishimira yuko turi kumwe tugendana, mwambonye turi kumwe tugenda. Haleluya, haleluya. rero iki twakwishimira abavandimwe, iki cyatunezeza kuruta ibindi byose, nuko amazina yacu yanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Amen. hari ibyo tugomba kwishimira. Nuko uyu Yesu uduhumuriza, uyu Yesu uri mu kudukiza indwara, uyu Yesu uri mu kudukiza za kanseri n'ibindi byinshi, nibyo wa musaza yatubwiye. Mwumvise amakuru, yagiye akajya mu basirikare kubabwira ati ngewe niba tujyanye nta rusasu ruri buvuge mu nzira. Yari yaramenye kuko, ariko biratangaje, uriya musaza yari yarasobanuye, yari yaramenye ko nta n'umwe yari yarafashije ijambo rivuga ngo nta na kimwe kizagira icyo kibatwara. Mwahawe ubutware, mwahawe imbaraga zo gukandagira ibi byose, inzoka na sikoropiyo. Umuntu abwira abandi ati ngewe icunguti ndikize kirya ikindi cunguti, kandi intare ntizirya n'intare. Haleluya, haleluya. kenshi tugendana, sinzi, tugasenga tukizera, ariko kandi tukagira ibisa n'ibiduhumya amaso. Amaso yacu ntahumuke neza kugira ngo turebe uko tumeze, tureba uwo twakiriye uko ameze n'uko angana, cyangwa tumenye ko ari uwacu. Niyo mpamvu Yesu nawe yabasetsa akabaga ati ariko mwe murishimira ibyo mwari mufite, ibyo mutunze n'ibyo mwahawe, nibyo mwishimira, aho kwishimira ibyo mutarakira n'ibyo mutarageraho. Haleluya, haleluya. hamwe na Yesu dufite imbaraga bavandimwe. Umuririmbyi yararinze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, cyane cyane iyo twizeye amagambo ye ko yatubwiye. Amen.
hari uyu mubyeyi uvuye gusengera abarwayi arimo arira ariko yibuka iby'Imana yakoze. Haleluya. Haleluya. Buriya ari amasengesho ngewe uko nayumvise ari amasengesho afite kwizera gukomeye ko biriya bisebe n'iriya kanseri iri muri uriya mwana n'ibindi bigo kumva bigakira bigahunga. Amen. Haleluya. Haleluya. Niba koko twizeye amagambo y'uyu twahawe uwo dufite tugendana nawe. Ariko nubwo bimeze gutyo sibyo twakwishimira. Ibi binibukije inkuru y'akanyegere ngo kagendanye n'inzovu. No kagendanye n'inzovu. Inzovu igeze ku kiraro kiranyeganyega cyane kiranyeganyega. Kinyeganyeze bambutse akanyegeri kati ya njyewe n'inzovu twanyeganyegeje ikiraro. Nako kishimira yuko inzovu yanyeganyeje ikiraro. Nako kikubita ku ituza nako ko karimo kanyeganya. Ariko natwe hamwe na Yesu. Haleluya. Hamwe na Yesu indwara zirahunga. Hamwe na Yesu amadayimoni arumva agaceze akiruka. Hamwe na Yesu n'ibindi bizaceceka. Ariko ibyo byishimo by'abera sibyo byishimo byacu. Ibyishimo byacu nuko amazina yacu yandikwa mu bwami bwo mu ijuru. Yego. Haleluya. Haleluya. Ibyishimo byacu nuko amazina yacu yandikwa mu bwami bwo mu ijuru. No. Niba Yesu yaravuze atari ko mwebwe mwagize amahirwe yo kumbona mukagira amahirwe yo kundeba mukagira amahirwe yo kunumva mukagira amahirwe yo kuba nanjye ibyo abandi bari barabuze urumva yabivuga gatyo kuko yarazi ko niba baramubonye bakanamubona bakabana nawe n'ubugingo barabufite. N'ubugingo bari babufite kubera iki? Kubera ko bari barabonye Yesu. Ntagiye kurondogora cyane kuko ni igitaramo. Reka nkubaze, ese ibikunezeza cyane ni ibihe? Ni amafaranga utunze ufite n'abana n'umuryango n'iki? Ibikunezeza cyane ni iki? Nuko umeze ute? Nuko ufite iki? Nuko utuye he? Nuko umeze ute? Ese uzi amazina yawe aranditse mu gitabo cyo mu ijuru? Urabi amazina yawe aranditse? Ese wariyandikishije? Twari kuvuga impamvu zatuma twandikwa, tukavuga ukuntu abantu bandikwa uko ariko nta mwanya. Ariko noneho reka nkubaze gusa, twese twisuzume twibaze ese amazina yacu aranditse? Ese ibyo twigira nuko twanditse mu bwami bwo mu ijuru? Mu ijuru hari ibitabo bavandimwe, hari ibitabo mu ijuru, hari ibitabo bandikamo. Ntugire ngo izi ni inkuru z'ibinyoma. Oya, ibyahishuwe kuri 20:12 no kuri 15. Haleluya. Haravuga ngo mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere ya ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo nacyo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Ngo bapfuye bacirwa imanza zikwiranye n'ibyo umuntu wese yakoze.
Imana itubabarire cyane. Amen. mbona abapfuye bose. Haleluya. Abakomeye n'aboroheje, abaciriritse n'abameze bati, bahagaze imbere ya ntebe, ngo nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo ngo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bose bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Akomeza ngo inyanja zigarura abapfuye bo muri byo, urupfu na kuzimu bigarura abapfuye muri byo, nabo bacirwa imanza zikwiriye icyo buri wese ibyo yakoze. Haleluya. Amen. Urupfu na kuzimu nabyo ngo bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Kandi bigaragara ku muntu wese nawe utaragaragaye muri cya gitabo, nawe ngo ya nyanja yaka umuriro. Yego. Bene data, mu ijuru hari ibitabo twandikwamo. Mu ijuru hari ibitabo, hari n'igitabo twandikwa, amazina yacu aranditse. Amazina yacu aranditse, turanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Tuje twibuka nubwo twobwira umunezero, nubwo twogira umudendezo, nubwo twoba turi muri ibi bibazo bimeze ukuntu, ariko dore intego yazanye Yesu ni ukuduha ubugingo buhoraho. Adukiza indwara, amadayimoni aduvemo ahunge, n'ibindi byinshi ibyo akora bitandukanye n'ibyo yadukoreye, kandi murabizi dufite ubuhamya no mu kanya turakira ubundi. Ariko umunezero wabera n'ibyishimo by'abera kuruta ibindi nuko twandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Amen. Twishime yuko twanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Kuko niyo ntego yazanye Yesu, niyo ntego yazanye Yesu kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Birahari, barabiririmba, abahanuzi barabihanuye, Bibiliya bitubwira. Uhabisisha n'ijuru risha, aho tuzaba tutagifite imibabaro, ibi byose tutagusuhuza umutima, ibyo byose birahari. Rero icyamuzanye ni ukongera kuduhuza n'Imana no guhabwa ubugingo buhoraho, kuzaragwa ubwami bw'ijuru. Haleluya. Haleluya. Aho aravuga ati yeme babyandimwe, tuzaragwa umurage utabasha kubora cyangwa se kugajuka. Uwo murage nta wundi, n'ibyo byose tuzabona ibiruta ibindi nuko tubona ubugingo buhoraho. Kandi muri iyi si rero, muri uyu mugoroba no muri iri joro, abataramyi beza mwese turi kumwe aha, duharanire ibintu byose, ariko kirushaho ibindi kubiharanira no kucishimira, twamenye ko twakigezeho, nuko tuzoba tuzi ko twanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Amen. Ndashoje, buri wese yitekerezeho, buri wese yibaze aho turi hatandukanye, ibyo tubamo bitandukanye, uko tugenda bitandukanye, mu mibabaro dufite itandukanye, no mu mibereho iruhije cyangwa yoroheje irimo bitandukanye. Ese ibyo Yesu byamuzanye tubirimo koko? Ayo mahirwe twarayashikiriye, amahirwe twarayabonye, ni ayacu. Ibyo kwirukana amadayimoni n'ibindi, ibyo si igitangaza, kuko yarabiduhaye, ni ibyacu. Tujye twibuka ko tubigendana, tujye twibuka ko tubifite, tujye twibuka kuko ubwo ni uburenganzira bwacu.
ariko icyo guharanira n'icyo kurwanira kuruta ibindi nuko tuzaraga ubugingo buhoraho. Amen. Data ndagushimiye kubw'aya masaha y'iri joro. Turahari abahari hano turi kumwe nawe. Tidushidikanya yuko waduhaye ubugingo buhoraho kandi twarabwakiriye, turabufite, ni ubwacu. Rero hari uko duhura n'isi ikaba yatubuza kuzabushikira no kubwinjiramo. Icyo dusaba ni uko utuba hafi kugira ngo hatagira uwo muri twe uzabubura, uzanarwa kwinjira. Turagushimiye kubw'iri joro, tugushimiye kubw'aba bose bumvise, tugushimiye kubw'aya magambo yawe, tugushimiye kubw'umuvandimwe twari kumwe. Habwa icubahiro kandi komezanya natwe muri aya masaha y'ijoro. Dukomezanye, duhumurizanye kandi nawe ube hafi yacu kugira ngo ukomeze tuganirize, unezeze imitima yacu. Ibyishimo byo muri wewe bisaba imitima yacu, ni mu izina rya Yesu Kristo.